nje gutora sima banza kubona umwotsi ucumbeka muri iyi nzu nawe ubona, hanyuma ntambukanye sima mpita mbona ikibatsi cy'umuriro. Tugiye gutabaduzitirwa n'inzugi zikinze, abana barimo bararira. Ibi byabereye mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, mu kagari ka Rangobe, umudugudu wa Kigarama, aho inkongi y'umuriro yibasiye iyi nzu yari irimo abana batatu ababyeyi babo bari basize bakingiranye bagiye gushakisha imibereho. Mama wabo ngacuruza hano hepfo ku muhanda tw'amavokani mu ikaritsiye, mbega gucuruza utuntu tw'imbuto. Yego, umugabo nawe aba ari guhiga zunguza amasambusa bidiya mu ndobo. Ni amakuru atabashije guhita amenyekana byihuse bitewe n'imiterere y'iyi nzu babagamo, dore ko abo bana bari bakingiranye mu cyumba kigana inyuma ku buryo nta n'umuturanyi wabashije kubumva batabaza. Bikaza kumenyekana ari uko abakozi barimo gukora ku nzu irimo kubakwa hafi aho babonye umuriro uhingutse hanze, bakabona kwihuta bajya gutabara. Nabyo ariko ngo byabanje kugorana kuko inzugi zose z'iyi nzu zari zikinze. Nje gutora sima banza kubona umwotsi ucumbeka muri iyi nzu nawe ubona, hanyuma ntambukanye sima mpita mbona ikibatsi cy'umuriro. Tugiye gutabaduzitirwa n'inzugi zikinze, abana barimo bararira, nuko ariko mu by'ukuri twabashe kurwana n'umuriro, tubarokora bakiri bazima, ariko ubona banegekaye cyane. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko nubwo ku ruhande rumwe ari ibyago, ariko ku rundi babonamo n'uburangare bw'ababyeyi baba bana, kuko ngo kubasiga babakingiranye mu nzu byari bimaze kuba akamenyero, ndetse bikaba byari bisanzwe binatera impungenge bamwe. Ngewe kuva nagera aha nasanze abana babo baba mu nzu, bahoraga mu nzu hamwe n'uwanjye yajyaga aza akaganira nabo aciye inyuma, umwe yicaye abamwe bari imbere abandi barimo inyuma, bakabaganirira mu idirishya. Kuko urabona bano bana nabo bari baturanye, nta cyizere bari babafitiye, hari igihe niko nabivuga, kuko nta kuntu waba uri umubyeyi gusiga abantu bakingiranye mu nzu kandi hari abantu babana mu rugo. Abaturanyi bose ntago baba ari babi, ntago baba ari babi, nabo ni ababyeyi. Abandi bana bose baba baraha ku muhanda, ntago ari uko abo baturanyi baba badahari cyangwa se bose ari babi. Umubyeyi yabigizeho uburanga, yego nawe ntiyashatse ko abana be babura ubuzima, urumva nawe arahangayitse, ariko yabigizemo uburangare. Hari haciyemo n'iminsi tubivuga tukavuga ati ese aba bana bite ko tuba tubona babirirwa mu nzu, bakinira mu nzu. Twajyaga tubivuga twebwe na bagenzi banjye, ngewe na bagenzi banjye, ariko nyine bikarangira uko. Ibi kandi ni nabyo bishimangirwa na polisi y'u Rwanda isaba ababyeyi kurushaho kugira amakenga no kwitondera aho basiga abana bato, cyane cyane igihe bari bonyine. Ibi twabitangarijwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, SP Emmanuel Habiyaremye, wavuga ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko iyi nkongi ishobora kuba yaturutse ku muriro w'amashanyarazi abana bacokoje. Ikintu twavuga rero no kugira amakenga, ababyeyi bagira amakenga, bareke gusiga abana batoya mu rugo rwa bonyine, noneho yajya kuba n'agahoma umunwa abantu bakabafungirana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri twabonye nuko iyo purize yari isanzwe icomoza mu nzu irimo abana. Icyo kintu ntabwo bari barakibonye ngo bagikemure. Ikindi twabonye cyatumye n'inkongi iba nyinshi cyangwa se inasoboka, ni ibikoresho bishobora kuba bitarambye, ibikoresho by'amashanyarazi. Abana batatu bahiriye muri iyi nzu, umukuru muri bo yari afite imyaka 5 y'amavuko, umuto yari afite umwaka umwe, uwo hagati w'imyaka 3 akaba ari we wahise ahasiga ubuzima, mu gihe abandi bari bagikomeje kwitabwaho n'abaganga kugeza ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye.